ntago umukiranutsi agwa mu butayu, nta nubwo umuntu ugendana n'Imana agwa kuko yegereye Imana akeshagushwa n'ibisubizo agezemo iyo atabaye maso ngo agendane n'iki n'Imana. Kuko hari ijambo ngo agiye gukuramo ibirarane by'inzara yamwishe, ariko akibagirwa ko ibyo birarane byari bikuwe mu rero impano zabo zapfuye kubera kubanza kurya mbere y'uko wabatumye bamuvugira. Ngiyo erere ya mbere. Sawuli aramutumye ngo genda urimbura Abimeleki bose, ntihagire n'umwe usiga, ngo aragenda arokora. Uzi ko Samweli yasuye yagiye kumuvuma amuca ku ngoma. N'ubu hari abo Imana igiye guca ku ngoma. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV na wa TV1 na Shakimana TV. Reka tubasuhuze aho mutuye hose mu Rwanda, mu majyepfo, majyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba, umujyi wa Kigali. Mwese turabashuhuje, abari muri diaspora Imana nibahe umugisha, abakanze subscribe kuri izo channel zose tuvuze. Reka tubasabire umugisha ukomeye cyane mwishi, kandi ndatekereza ko mudutera inkunga yo gukanda subscribe, namwe muzajya murya kuri uwo mugisha nk'uwo natwe dukora. Reka rero twakira umukozi w'Imana, tugirijwe umugisha muri aka kanya kugira ngo tubane n'umukozi w'Imana. Sibwo bwa mbere tumwakiriye, ni umukozi w'Imana tuhorana, tuba turi kumwe tuvuga ijambo ry'Imana. Reka tumusabe adusuhuze, tumwakire kuri izo channel. Yesu nashimwe umukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe. Mumeze mute mukozi w'Imana pastor? Turaho turashimira Imana. Ariko cyambere reka tubande bese tukwihanganishe ku mwana wabuze, wihangane. Uriya nitugirirwa ubuntu tuzabana nawe. Twese niho tuzajya. Iriya ni inzira. Twese niho turi, ariko kuki abantu batinya gupfa kandi tuzapfa? Ni ibyaha. Ni ibyaha gute se? Ni ibyaha. Ariko n'abakiranuka ko batinya gupfa ko ntago batinya. Bibiliya avuga ngo nta mukiranutsi upfa, kuko umukiranutsi arasinzira. Impamvu mubajije icyo kintu, ntabwo ushobora kubwira umuntu uti ejo uzapfa. Urakoze cyane. Ni ukubera ko iyo umuntu agarutse afite matsiyeri yo mu byaremwe, noneho kandi akaba ari nawe wari wahawe ubutware bwo kugira ngo abitegeke. Muri uko kubitegeka ahubwo arangiza bigarutse biramutegeka. Niyo mpamvu rero abantu bafite ubwoba. Cyangwa impamvu abantu batinya gupfa ni uko baba batinya ko hari ibintu bagiye gusiga mu isi kandi bazi ko nyine icyambere ni ugukiranuka no kwizera, ngo ibindi bizaza byose ari iki? Rero inyongera uyu munsi ni ukuvuga ngo nizo abantu bashyize imbere. Kuko mu gihe gishize nigize mbwira abantu ngo aya mataje cyangwa se n'izi modoka n'ibi byose muri Rwanura harimo igihe bazabakubita n'ibitaboneka. Si uko bitaboneka, ahubwo hari igihe utanga ikintu Imana itakubwiye kugira ngo ukunde wikure mu maso y'abantu, ariko ikintu wavuze Imana yagihamanyije nawe, naho bakurwanya kirasohora kugira ngo igaragaze kwera kwayo kandi igaragaze imbaraga zayo. Ikindi jambo ku muhanuzi, umuhanuzi agira inshuti ebyiri. Izi nshuti ebyiri rero, hariho inshuti igukunda kuko uyihanuriye bigasohora, hakabaho n'inshuti uhanurira bigatinda, noneho igashaka kuguca kugira ngo noneho nirangiza ivuge yuko utari umukozi w'Imana. Ariko nanone ntago nawe aba ari we, ahubwo ni ijambo Imana iba yaravuze ngo we ntuzapfa uzarama. Kuko noneho yivuze ngo ntuzapfa uzarama, hari ibyo ugomba kurwana nabyo, hari n'ibyo ugomba guhamanya nabyo kugira ngo uzabone uko utanga ubuhamya. Abantu benshi barashaka ubuzima bworoshye ariko butarimo Imana. Niyo mpamvu rero urakoze cyane. Ibyo twari tubihereye tuvuga ngo Imana igukomereza amaboko, wabuze umwana, wihangane. Niyo mpamvu nari mbikubajije.
ariko navuga ngo umukiranutsi ntagatinya urupfu. ndagira ngo ngutangarize kuri ya mwana wagiye nge nari mbizi kandi nawe agenda yari abizi. Bivuga ngo rero iyo Imana yaguteguye nta kintu iguhisha. Abantu bo bagira ngo wenda ni ibyago cyangwa niki, ariko Imana ntabwo iduhisha. Nta kizajya gukora itakimenyesheje. Intore ziyitakira ku manywa na ninjoro. Nari nabimenye ku wa mbere. Ayo ni amahirwe y'abasenga Imana. Namwe rero mudukurikira musenga Imana kuko nta kizatubaha Imana itakitubwiye. Reka tugushimire rero, dusengera Imana noneho dutangire dukomeze. Mu izina ry'uwaduhamagaye kandi umurengezi, umwami wo kwizerwa, inzira ukuri, ubugingo n'amahoro. Ubwami bwawe bumanuke bubane natwe, icyubahiro kibe mu bo wishimira, kandi ubwami bwawe Mana bukomeze kubana natwe. Wemeze ab'isi ibyaha byabo kugira ngo bihane, natwe kandi uduhe gukiranuka muri byose nk'uko waduhamagaye. Uturinde ibitugerageza kandi uduhe kurwana intambara nziza yo kwizera. Urakoze Kristo. Amen. Ni karibu rero. Amen. Rero ndagira ngo tubanze duhere muri Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 34 n'uwa 35. Samweli wa mbere Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 34 n'uwa 35. Kandi ngiye guhanura mu izina rya Yesu Kristo wampamagaye. Hanura mu izina rya Yesu. Samweli wa mbere 15 31. Sibyo? 34 umurongo wa 30 kugeza 35. Samweli wa mbere 34. Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 34 n'uwa 35. Haravuga ngo Samweli ahera ko ajya i Rama. Umva, Samweli yari umuntu nkatwe. Ahera ko arahaguruka afata urugendo ajya i Rama. Sawuli arazamuka ajya iwe i Gibeya. Umva, Sawuli arazamuka ajya iwe i Gibeya ya Sawuli. Uhereye ubwo Samweli ntiyongera kuza kubonana na Sawuli kugeza aho yapfiriye. Urumva, umuhanuzi iyo avuganye n'uwavugana nawe nta mpamvu yo kugumya kumwiruka inyuma. Niyo mpamvu abahanuzi benshi muri iyi minsi ya none bapfuye nabi. Barashaka umutsima, ntago bashaka uwabatumye. Uyu Samweli wibuka ko ni wa mwana wakuriye imbere ya Eli. Eli yari umunyabintu kandi yarahawe n'ubwami bw'Imana, ndetse Imana yaramubwiye ko ibintu byose nta mwana we n'uyu n'umwe uzagira icyo anyagwa. Rero kuba ufite byinshi cyangwa se kuba ukomeye ariko udafite Yesu ni igihombo. Kuba ufite byinshi ukomeye ariko udafite Yesu ni igihombo. Kuko niyo mpamvu Yesu ni byose muri byose kandi ni umunyembaraga. Kuko mu byaremwe nta na kimwe kitaremwe nawe, uhereye kera kose ni umukozi w'umuhanga. Ivuga rero ntago umukiranutsi agwa mu butayu. Nta nubwo umuntu ugendana n'Imana agwa kuko yegereye Imana akeshagushwa n'ibisubizo agezemo iyo atabaye maso ngo agendane n'iki n'Imana. Kuko hari ijambo ngo agiye gukuramo ibirarane by'inzara yamwishe, ariko akibagirwa ko ibyo birarane byari bikuwemo n'Imana. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo umuhanuzi agira abantu aba, agira inshuti akagira n'umwanzi. Noneho hagati umwanzi ari igihe ashaka kugukurura kugira ngo utavuga iby'Imana, cyangwa ukavuga iby'Imana umwanzi akagusenya. Niyo mpamvu rero ijambo rivuga ngo turi mu isi dufashe igihe
n'abandi si rero bakavuga ko bayifitemo iki inyungu bayifitemo amahoro. Niyo mpamvu yose avuze ngo ab'isi barabanga, ngo ab'isi barabakunda, ngo ariko nge baranyanga. Umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana adashyizemo ibitangaza baramwanga. yashyizemo kwihana nibwo bamwanga. None se si ibitangaza? Iyo ushyizemo kwihana hazamo n'ibitangaza, ariko iyo hatarimo kwihana hakavugwa ibitangaza gusa nta jambo rihari. Baba bagupfunyikiye ikibiribiri. Kuko ijambo ry'Imana, kwihana n'ibitangaza no kugarukira Imana ni ibintu byuzuzanya. Ariko benshi uzasanga bigisha ibitangaza gusa, ariko kwihana bahagera. Ngereka nkubwira ikintu ntashobora gukora. Niba Imana inumye, ntabwo mbere yuko inumye nge uri bunyakire kugira ngo mvuge wanyakire, ahubwo ndabanza mvugira Imana unyakire namaze kuvugira Imana. Iyo ushaka kunyakira ntaravugira Imana, nge nkubwira ko ndimo gusenga. Ubwo nkahava ntanagize ne utanyakiriye, kuko uba ushaka kugira ngo wice impano indimo. Abantu benshi rero impano zabo zapfuye kubera kubanza kurya mbere y'uko wabatumye bamuvugira. Ngiyo erere ya mbere. Sawuli aramutumye ngo genda urimbura Abimeleki bose, ntihagire n'umwe usiga, ngo aragenda arokora. Uzi ko Samweli yasuye yagiye kumuvuma amuca ku ngoma. N'ubu hari abo Imana igiye guca ku ngoma. Kubera iki? Banze kumvira ubuhanuzi, abandi nabo bavuga ngo turabuzi, ngo natwe izazitubwire. Niyo mpamvu twasomye ngo nibacurange bihesha amahoro, ngo baririmbe, ngo ariko abari kuyisenga birirwa ubusa, ngo bakanaburara, ngo ndetse bakambara ubusa bakayikorera. Ngo iyo mirimo barimo gukora yabo ngo bizaba ibyo kurya babo biyirije ubusa, ngo ndetse batabonye icyo kurya, ngo ndetse babone n'imyambaro ibakwiriye kugira ngo babeho. Rero ndakubwira ngo irinde kwiyambura ubusa, irinde kwiyambura ubusa. Ikindi wirinde gushyira inda imbere, ahubwo ushyira imbere gukorera Yesu. Amen. Amen. Yesu ni mwiza. Nge ndamuvuga bitewe nuko mu bintu bya mbere nkunda kuvuga, ndamutse ngiye gukora icyaha, ntago navuga ngo ni umuntu wanyoheje, ntago navuga ngo ni iki cyanyoheje, ahubwo nuko mba nakirarikiye nkagitekereza. Wiraba ngo hunga udapfa. Nese bibwiye ngo hunga icyo utabonye, none se uhunga icyo uteretswe. Ariko abantu bashaka kugira ngo bajye ngaho baravuga ngo reka mbikore nzihana. Urumva ereri hari? Ubwo se urumva ni umwuka w'Imana ukurimo cyangwa ni Satani wakugendereza? Rero niyo mpamvu mbwira abantu ngo cunga sana akariro gake na feri mu gihe turimo. Ariko Yesu rata abereho kuducungura nituvuga ubwiza bw'Imana. Somera muri 7 umurongo wa 2. Muri 7 umurongo wa 2. Yohana? Yawo. Yohana 7:2. Yohana 7:2 haravuga ngo iminsi mikuru y'Abayuda yitwa ingando yendaga gusohora. Umva, iminsi mikuru y'Abayuda ingando yendaga gusohora. Nuko bene se baramubwira bati, ngo nuko bene se baramubwira tuva hano. Urumva, baramubwira ngo ave hano ujye i Yudaya kugira ngo urumva ukuntu bagera hariya wakandagirayo, hariya wagerayo. Ujye i Yudaya kugira ngo abigishwa bawe barebe. Usoma uwo murongo wa 2 ngahe wa 2. Yego. Urumva ngo abigishwa be bagire gute? None se bibwiye ngo hariya basize atabareba? Ari guguca umugani
aguca umugani w'ibyo ukora, ntabwo aguca umugani w'ibyo udakora. kandi ngo ni bene se yagombaga kugira ngo agendane nabo babwire nabo babwire gute bamamaza inkuru nziza, ahubwo batangira kumuca imigani ngo ajye kureba ngo ajye kureba ngo abigishwa be. Nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire mwene data, iki ni igihe cyo kumenya abo ugendana nabo, ni igihe cyo kumenya abo uvugana nabo, ni n'igihe ugomba kumenya icyo ukorana nabo, ni n'igihe ugomba kumenya icyo ugomba kuvuga muri bo. Niba utabimenye rero urahava uvangiwe. Nk'ubu ndagira ngo nguhe urugero nagiye mbona urubyiruko wagira ngo muri iyi minsi nta bwenge bafite bwo guca bugufi ngo bumva bakuru. ariko burya biravuga ngo nta mukuru nk'uwari raye kandi akaribona. rero aha niho nkubwira Satani we rero iyo ashaka gupanga ntabwo panga mu byo yaremye. Uzasoma ibyanditswe neza nusanga hari ikintu Satani yaremye nge nzaza mpfuka musenge, ahubwo ashuka iby'Imana yari yaremeye umuntu. bivuga ngo Imana yari yahaye umuntu iparato, ahubwo umuntu arengwa kuri ya parato. aha iyo mageze buriya uzareba inkoko ngo yigize ijya gusangira n'imbwa, ngo noneho ngo imbwa ngo batetse isoseje bamenaho umuceri, imbwa kuko ihumurirwa ngo yivika y'umunwa, ngo none ikajya ikuraho inyama ngo irya na ya sosi, noneho ngo birangiye ngo inkoko nayo izabimenye niko kuraha bya byo kurya. buriya niho bituruka. nawe rero iyo utabashije kugendana na Yesu urangiza ugiye kuraha ibyo Imana yaguteguriye ugasa na yambwa. niyo mpamvu uyu munsi igihe turimo, niba waramenye ugasogongera ku neza y'Imana, hagarara ku butware bwe. amen. rero nshuti yanjye mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo usome mu Balewi wenda 12 umurongo wawo wa 3. ubwo turagera mu itangira igice cya 17 n'umurongo wa 10, mwereke uburyo aba bantu batari ubu byahereye kera. buriya Yuda arahari, Sikariyota. Abalewi 12 umurongo wa 3. twihutishije 12 umurongo wa 3 haravuga ngo ku munsi wa 8 uwo mwana ku munsi wa 8 uwo mwana akebwe, nyina amare iminsi 35 ahumanuke igisanza cye ntagakore ku kintu cyera, ntakarye mu buturo bwera. uwo murongo ni uwa kangahe? ni uwa 3 uranye ariho nkora wonyine 12 umurongo wa 3. umunsi wa 8 umunsi wa 8 uwo mwana akebwe. uwo mwana akebwe. akebwe urarangiye. gucebwa ni iki? kwizera. bivuga rero iyo wamenye Kristo, kirazira ko utandukana n'umunyabyaha, ahubwo wirinda ibyaha bye ukamubwiriza. iyo udatandukanye nawe mu mwuka no mu mubiri ntabwo mutandukana. niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rivuga ngo nitubura ubwenge izatureka. Abisirayeli ubu nibo basigaye barihaye iki? ngo nimubura ubwenge ngo izabareka, ngo niko yavuze. ariko ndagira ngo nkubwire, ni wowe mukiranutsi ibwira, ntabwo ibwira ab'isi. kugira ngo umenye ubwenge bwo kubana n'ab'iki n'ab'isi. kandi ikindi, wihannye uva muri bo, ntabwo wihannye ubahunga, ahubwo wihannye ukiri kumwe nabo. amen. nta wakeba ikitabonetse, kandi nta n'uwakwirinda ikitamuvuyemo. wahoze unsabira kare, buriya uriya mwana nubwo namubye, ariko cyane nyiri kumurema niwe wamutwaye. ariko nanjye hari ibyankomerekeje kuko namubuze mureba, nari nyimukunze, ariko kuko yamwihaye ntabwo ndi buburane. rero abantu bari gutuka Imana cyane ngo ntabwo Imana ibeshya, ahubwo umuntu niwe urimo kwibeshya. nsomera umurongo wa 10 mu itangiriro
17 umurongo wa 10 ariho dusenge Itangiriro kuko Imana umushinga wawo yarawubatse ntabwo ushobora kuwuhindura. Itangiriro 17:10 iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza. Umva isezerano Imana yaduhaye na bugingo n'uyu munsi. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwacu ruzakurikiraho. Urumva nitwe b'iki gihe turiho. Umugabo wese muri mwe azakebwa. Ivuze iki? Umugabo. Umugore se. Urumva umugore witonde icyo kimbajije uzakimbazeho ubutatu uzakigaho. Buriya mu bintu bya mbere nge noneho kukubwira ibyo nabimenye. Umugore ntago yaremwe. Umugore yaturutse mu rubavu rw'umugabo. Kabiri ntabwo umugore urumva ntabwo umugore akunda ahubwo umugore we yakira urukundo araganduka. Rero mu bintu bya mbere mugumya gucanga nimuhagarare ku ijambo Imana yavuze nirwo rubanza abantu bafitanye. Ariho nakubwiye ngo ndarokora inka z'inyamibwa ngo n'intama z'ibiduhagire ngo n'abagore bashishe n'abagabo ngo noneho ngo nzabitambira Uwiteka. Arokora umwagagi w'icyumwago ngo bituma Uwiteka muvuma ngo no mu rugo rwarangiye avuga ngo kandi ngo nuzaba mu nzu yanjye ngo azajya ahora apfuka amasabiriza. Rero nimureke tugendane n'ijambo ry'Imana uko ribivuga. Abandi ngo ni inyuguti. None ngiye kukubaza, reba uri guhinyura siko yarakubyaye ngo nuko wize ngo warangiza ukagera gute kandi yarakubyaye bitumye ibyo ugeraho nuko yakubyaye. Birivuga ngo iki? Ngo wubaye so na nyoko kugira ngo ukunde uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe igira iti. None se uyu munsi nibyo bari gukora. Ubisoma abyitondere. Rero ndagira mbabwire ngo shuti y'Imana bakundwa bene data nimureke tube maso muri byose kandi twirinda kuko Yesu ni igihe gito. Nsomera umurongo muri Yohana 7 aho ngaho umurongo wa 24 n'uwa 23 ubundi dusenge uguzife. Yohana 7 kangahe? Umurongo wa 22 n'uwa 23. Ariko igihe ukihareba reka nkubwire ibi bintu bibiri. Hari uwari wagura ifi akayizana agateka ibirungo, yamara guteka ibirungo yarangiza agahita ashyira mu nkono, yamara gushyira mu nkono agakora isosi, yarangiza agateka ubugari akarya. Haruba uwo muntu bavuga ko afite ikibazo cya hehe cyo mu mutwe. Rero n'ijambo ry'Imana bisaba kumenya kujonjora. Soma Yohana 7 kangahe? Umurongo wa 22 n'uwa 23. 22:23 haravuga ngo Mose yabahaye umuhango wo gukebwa. Umva Mose yabahaye umuhango wo gukebwa. Icyakora ntiwakomotse kuri Mose ahubwo wakomotse kuri ba sogokuruza. Sogokuruza ninde? Na Aburahamu. Komeza. Ndetse mukeka ko urumva bakeka ko ndetse mukeba abantu no ku isabato. Umva ndetse bakeba abantu no ku isabato. 23 umuntu akebwa ku isabato ngo amategeko ya Mose atazirurwa. None mundakarira iki ko nakijije umubiri w'umuntu wose ku isabato? Urumva yakijije umubiri w'umuntu wose. Wari uzi ko iyo wakize abantu bakugirira ishyari? Wari uzi ko iyo wakize bene se Imana yikubwiye ngo izakugirira neza bakugirira ishyari? Ubwo ndi kugaruka mwereka ko ntago turwanwa n'umugambi w'Imana ahubwo turwanwa n'abavuye mu mugambi w'Imana kandi bakitwa bene data. Bivuga ngo rero uzumbana kubwira ngo twasomye inyuguti, ariko nubwo twasomye inyuguti ni ijambo kuko nabo kwiga ndagira ngo nkubwire ngo iyo wize neza wungura abandi ubwenge ukabageza kure, ariko iyo wize nabi urangiza abandi ubashyize mu mwobo.
twirinde rero gushyira abantu mu mwobo, ahubwo tubakure mu mwobo, tubambutse tubageze hakurya ya Yorodani. Imana izatugirira neza. Nitutabageza hakurya ya Yorodani tuzababazwa, kandi Yesu nawe arangiza agira ate, atugindura ibivume n'ibicamuke n'inzererezi. Rero iryo jambo turyirinde, twubahe Imana, twubahe Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi tugendere mu ijambo rye nk'uko yabivuze. Kuba wambaye ubusa si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni ukuba wajya kwiba imyenda bakagufata. Kuba waba uraye si cyo kibazo, ahubwo ikibazo waba uraye ukajya kwesikoroka kugira ngo ukunde ubeho. Ikibazo cya mbere ngo emera usenge Imana n'ibitababa izabibanyaga. Bibiliya ivuga ngo izabibarutsa. Nirangiza ibihe abahora imbere y'Imana. Noneho ubwo umuntu aragira akavuga ati ibihumbi 50 ntabwo ndi bubiceho, reka mbigwire nzagenda nihane. Ubwo si uracyari umuntu w'Imana cyangwa ubaye ikivume n'igicamuke n'inzererezi? Si abo bantu dufite. Rero nimureke dusenge Imana, mbabwira ngo iyatangiye umurimo muri twe ni nayo izawusoza. Amen. Kandi ngira ngo mbabwire ngo na Pawulo wari umwangiza amaze kwihana, yararokotse. Amaze kurokoka avuga imirimo myiza, arangiza bamuca igihanga nk'icyo yaciye abandi. Ntabwo bivuga ko gukorera Imana utapfa, ahubwo gukorera Imana ugapfa uri mu Mana nicyo kinezeza iki. Abatubanjirije babateye iki? Amabuye. Abandi babajugunya mu muriro, abandi babajugunya mu nyamaswa z'inkazi. Abandi natwe rero bitugezeho. Nimvuga inyamaswa z'inkazi silivupure, ntabwo ari ingwe n'intare, ni inyamaswa abantu. Mutambaza muti izo nyamaswa zitazi, ni inyamaswa abantu batumva ijambo ry'Imana, batumvira n'umwuka w'Imana. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. Urakoze cyane mukozi w'Imana Pastor Noah. Imana ni guha umugisha, utubwiye ibintu bikomeye, kandi ndatekereza ko n'abandi baraza kubyumva bakaza guhinduka. Imana ni guha umugisha. Rero reka tugusabe noneho uduhe nimero zanyu kugira ngo abagukenera kugira ngo basengeye cyangwa ubafashe mu bihe byo gusenga babe bakubona byoroshye. Murakoze cyane. Mazina ya nomero za telefoni ni 07 8 8 50 40 Urakoze. Dusengera Imana dusoza. Amen. Yesu Kristo umucamanza utabera, inzira ukuri n'ubugingo, utagira icyuhishwa, ihesha icyubahiro muri byose, abihannye ubagirire neza kandi ubakize, ubongerera imbaraga, abari mu ijambo ryawe bakomeze. Data nyiribihe, niwe watangiye umurimo, ni nawe uzawusoza. Umwuka wera ganze kandi abane n'abari hirya no hino mu birere bine by'isi, wihesha icyubahiro mu mirimo itari imwe. Kandi Data wavuze ko abakiranutsi bazagubwa neza.